ZOOM TV24 hari abakobwa tujye twumva bateye inda ngo abahungu barabashukishije amandazi azabombo kuri we yubyumvishe ibintu nk'ibyo hari umuntu wagutera inda wenda gushukishije irindazi cyangwa yubyumvishe ubumva ibyo bintu bisobanutse birababaje cyane binateye ipfunwe niko navuga ntabwo bikwiriye akenshi ubusa ibaze gutwara inda kubera irindazi ry'ijana ubuzima bw'umuntu niwe ukora amandazi rero ndumva ntabwo biri byiza ntabwo ari urugero rwiza kabisa hanyuma nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda tugiye kuganira hari ikibazo wumve uri free nta kibazo kirimo sibyo nitwa Ridasi nyine urabona ko ndi umuntu usanzwe nawe uri umuntu usanzwe se hanyuma twizere ko abantu badukurikiye mu bice bitandukanye cyane cyane abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badukurikirana no kuri za YouTube channel zacu bakanda subscribe baturayikanda nyine bayikande uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mbona ufite ubwoba oya ntabwo ari ubwoba hanyuma hano tuhita twihuta uratangiye twibwira icyo nzi nuko uri nyampinga ego nitwa Jozo ALDA hanyuma ALDA kubera iki uri hano yes wenda impamvu tuba tukoje ngo kubera iki uri hano biba bifitanye isano n'ibikorwa murimo uri umwe muri bari guhatanira ikamba niba ariko nabivuga cyangwa se muri ba nyampinga ba Miss muvuga supranational ubundi iryo rushanwa rimaze iki ku bakobwa kugira ngo banze tuginjiremo neza ubundi ribera muri Poland rihuza ibihugu byinshi cyane cyane bivuga ururimi rw'icyongereza rero ubu ngubu ryaje mu Rwanda kuri iyi nshuro nawe uri guhatanamo rero ego wambaye nimero kangahe wenda kugira ngo n'abagutora tuba twakuzanya hano kugira ngo nabone n'amahirwe si no kuvuga n'amahirwe abantu bumve ibitekerezo byawe babone n'ubwiza bwawe babone wenda n'ibindi abakunzi bawe bari hano benshi hanyuma kugira ngo banabashe wenda kugutora nibyo turaheraho mfite nimero 10 kuntora wandika 10 muri SMS ukohereza kuri 73333 10 niyo wambaye mu mugongo ego muyambara mu mugongo namwe oya tuyambara imbere ubwo muyambara hano niho bita twisha mu mbavu gatonya ubwo wambaye nimero 10 ku mbavu ndimese hanyuma kubera iki wiyumvishemo ko ushaka kuba muri abo ba Miss cyangwa se kuba wana ba Miss wakwegukana iryo kamba unatubwire icyizere cyawe cyo kugegukana kirangana gite impamvu nahisemo kuza muri iri rushanwa ndibona ko ari nk'ahantu heza ho kuba nabona umurongo wo gutambutsa ibitekerezo byanjye ahanini niyo vision mfite ikindi amahirwe nibonamo amahirwe cyane ntabwo imumbere yanjye ari ikamba ngo mvuge kuko ushobora no gutwara ikamba nukore imishinga yose watekerezaga ahanini ni uko mbona umurongo muzima w'imishinga yanjye ko nayishyira ahagaragara isi ikayibona kugaragara nk'umuntu witonda cyane sinzi niba ari kuri kamera cyangwa mu buzima busanzwe byo bihagaze bite ego witonda niki kijya kikubabaza rimwe na rimwe wenda ntukomeze kwitonda nk'uko witonze iyo umuntu ababaye ahubwo aritonda kurushaho we biratandukanye kuba nta kintu gishobora gutuma wenda ugaragaza imyitwarire itandukanye niyo ufite ubu nk'urugero ukaba wagira nk'amahane ntabwo bihinduka hanyuma twigarukire kuri ya mishinga yawe waravuze ati cyambere si ikamba niyo ngiye kuba ndimo ndashaka imishinga yanjye nyishyira mu bikorwa umushinga wawe ni uwuhe ku buryo umuntu yanawumva akavuga ati uyu niwe Miss wanjye cyo nta kibazo telefone zijya zisona ufite n'agatelefone keza ariko kubera iki wenda abantu banakarebe nabonye ari keza cyane kubera iki wakadekoye gutyo nabonaga ari byo byiza turebe ukuntu kameze hejuru hano ni keza ariko kubera icyo abakobwa bakunda gushyiraho ibi bintu by'ibinyugunyugu ku matelefone
nuko tubikunda. uko niye nyamaswa ukunda cyane ko mbonye hariho utunyugunyugu? Nkunda wofu. Wagebura n'icyayi biti kirura? Ego. Hanyuma rero kuri iyo mishinga yawe nihe mishinga yawe ufite ku buryo umuntu akumva avuga ati uyu niwo mukobwa koko ukwiriye kuba Miss Supernatural? Imishinga ni myinshi kuko ni myinshi imishinga, ariko bari baduhaye topic twese tuzagenderaho dukuramo imishinga. Akenshi ndumva ariwo mushinga ndaje inshinga mbere, iyindi mishinga ni kwa kundi ubona hari nawe ibitekerezo wazana bishyashya muri sosiyete. Uwo wawe ni uwuhe wumva wahitamo cyangwa wahisemo? Dufite insanganyamatsiko ivuga uburyo twakwigisha ubuzima bw'imyororokere ku bakobwa n'abagore kugira tugabanye ikibazo cy'inda zitateganyijwe. Ari topic nziza na leta yibonamo. Hanyuma ibyo bintu urabyumva byo kwigisha ibintu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere? Ndabyumva cyane. Tubwire, dusangize n'icyo ubizi ubundi kugira ngo izo nda zinagabanyuke zitifujwe. Wumva hakorwa iki kirenze wenda ku kuba umuntu yavuga ati bakoresha agakingirizo? Nuko ahanini mbona inda zitateganyijwe ziterwa no kuba abakobwa baba badafite ubumenyi buhagije cyangwa se butanahari ku buzima bw'imyororokere. Ikindi ni ubukene, mbona ari ubukene. Ni ahanini n'ibyo ngiye mbona. Muzibanda cyane ku buzima bw'imyororokere. Umuntu yakwibaza watinyuka wenda kugenda kwigisha sindi uzaba umubyeyi uko bisa kose, uri umubyeyi watinyuka kwigisha umwana wawe uburyo azajya mu mihango? Umva ko ngende kubivuga nk'umuntu ubizi, uburyo aryamanye n'umuhungu yasama, ubundi buzima bw'imyororokere kugira ubwigishe neza bugirire wa mukobwa akamaro, ntazanatwara n'iyo nda itateguwe. Wumva we byakorwa mu buhe buryo? Ndashaka kubihuza na experience mfite wenda mu byo niga. Kuko dufite twese tell me, urumva ntabwo nabikubwira gutya ngo umushinga wanjye umeze gutya, ariko muri makenya ni ukubigisha ubuzima bw'imyororokere. Kandi ndi umubyeyi nabikora, kuko buriya ikintu wabwiye n'umubyeyi wawe ucyumva cyane kurusha icyo wabwiye n'umuntu wo hanze. Ubona umukobwa w'iki gihe muri iyi viziyo, mbona abakobwa, sindavuga abakobwa gusa, urubyiruko rukunda gukora imibonano mpuzabitsina, ubona nta gitangira ihari, benshi barabikora nk'uko wenda uko babyifuje. Ubona habura iki kugira ngo, cyangwa se ni iki gituma abakobwa nyine batwita cyane? Abenshi ni hagati y'imyaka 15 na 19. Rero usanga ni abana urumva n'ubwo bumenyi ntabwo bafite cyane. Ikindi mbona nyuma y'ubumenyi bukenya ni ubukene, kuko hazamo kwifuza, kandi akenshi banashukwa bagendewe ku kwifuza kwabo. Nicyo kibazo mbona. Bambwiye ko ibintu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere bifiteho amakuru cyangwa ubizi. Hanyuma umukobwa ajya mu mihango amaramo igihe kingana iki? Umukobwa uri normal ubundi ni iminsi 3. Iyo byabaye bibi cyangwa se bitari normal 5 cyangwa 7. Hanyuma hari ibintu bajyaga batwigisha akavuga ati umukobwa ashobora kubara igihe agera mu mihango, akaba ashobora kuvuga ati uyu munsi ndakora imibonano mpuzabitsina, yaba ikingiye cyangwa idakingiye, ariko sinatwita. Ni ryari umukobwa ubundi atwita, wenda wabibaze neza? hariho abari regiliye n'abatari regiliye, sinzi uko nagabutse. Abahindagurika n'abadahindagurika. Ego, noneho akenshi biba bireba cyane abadahindagurika, kuko nyine urumva iyo uhindagurika ntabwo bishira ku murongo bikunde neza. Mbere gato, iminsi mbere y'uko ujya mu mihango gato, iminsi 2 na nyuma gatoya. Aho niho watwita, niho utatwita? Niho watwita.
yego. hanyuma umuntu aribaza umukobwa ari mu mihango ashobora gukora imibonano mpuzabitsina agatwita Yego byabaho. ari mu mihango Byabaho. biba byagenze gute buriya sinzi niba ndi kukubaza wenda ibintu birenze rimwe na rimwe umbwire. Ntabwo nize biyoloji cyane ariko byashoboka byabaho. Ubundi byiza ni ukwifata kugira wirinde n'ibyo bibazo byose atari nuko ari biyoloji cyangwa iki. hari abashuti bawe wenda ufite bigeze guterwa inda zitateguwe bakaba baratwise wenda muri ubwo buryo batabana n'abagabo babo ubwo buzima ubona bimeze gute ni ubuzima wabonye bushimishije? Nta nshuti ya hafi mfite byabayeho ariko nka kuri uba wariganye n'umuntu ukazumva nyuma byarabaye ni muri ubwo cyangwa mubana muri karitsiye ni uko mbizi. wenda ntabwo mbikwifurije nta n'ubyifuriza undi uba wumva wabyakira uti uramutse utwise utabiteguye hanyuma utubwire ku mukobwa wenda nubwo bitakubayeho hari ishusho y'ubuzima bw'umukobwa wenda ubaye muri ubwo buzima watwise atabiteguye wumva ari ubuzima bumeze bite? Mba mbona icyambere ari ukwifata ni nayo mpamvu najya nkunda kubitekerezaho mvuge ngo mbimbayeho nabigenza gute kuko icyambere ni ukwifata ndanabyizera cyane ariko nk'abantu byabayeho bihindura ubuzima nabi uba nawe ukishakisha kenshi baba ari n'abana abari abangavu bagifite nabo intambwe nini yo gutera rero kuzana undi muntu mu nshingano nawe ubwawe utari ufite inshingano zawe utari wakazigezeho. abakobwa benshi tubona bakunze gutwita ariko mu gutwita kwabo ugasanga rimwe na rimwe abasore babateye inda ntabwo bemeye ko aribo babateye inda harimo kubamo n'ikibazo cyo kuvuga ngo sinjye mwaryamanye njyenyine ubundi wewe nk'umuntu ukurikirana ingaruka cyane cyane umukobwa agira iyo bamuteye inda ubona umusore ubundi wateye umukobwa inda bagakwiye kubana bate? Njye mba numva umukobwa ariwe wakabyumvisha cyane kuko ingaruka nyinshi nitwe zigarukaho rero nitwe twagakwiye kubyumva cyane kandi wenda hazamo ibibazo ko hari igihe ufatwa ku ngufu atari ibyo bibazo wenda ari ubushuti mwari mufitanye mba numva umukobwa ariwe wabitekerezaho cyane akamenya ko ari we ufite umwanzuro w'ubuzima bwe cyane kurusha rero iyo utabitekerejeho niwe usanga umuhungu akwihakanye kandi kuko biba byumvikana ntabwo umwana rero undi biragoye cyane n'uwo muhungu akenshi niba uwo mukobwa afite imyaka 15 uba usanga nta myaka nyinshi amurushijeho urumva nawe ntaho aba yakageze ku buryo yamufasha cyane. ubona ibintu bigendanye no gukora imibonano mpuzabitsina wenda abantu batarageza igihe ari ikibazo gihangayikishije cyane mu Rwanda ku buryo umuntu yafata ingamba zirenze cyane kuko nk'ubu urebye ari ubushakashatsi nabonye nsanga mu bihugu kiri mu nzira yo gutera imbere hari abakobwa 20,000 batwara inda buri munsi urumva ni ikibazo kinini no mu Rwanda mu minsi ishize twabonye 17,000 mu turere 5 urumva kandi turwanya ko tuba dushaka ko abantu bakutera imbere bakomeza u Rwanda tukarugezaho twifuza ko bikwiriye rero urumva ikibazo cy'abana batateganyijwe byakongera ikibazo cy'ubukene iterambere rikadindira. hari abavuga ko kuba umukobwa yavuga ati njyewe bantenda wenda kubera ko ndi ubukene abenshi baravuga ati ntago ubukene ari urugero rwumvikana nibura umuntu ashobora kuvuga ati yananiwe kwifata yananiwe gukoresha agakingirizo ariko akavuga ati umuntu wese ukenye ntabwo ajya kuryamana n'abahungu ubona kuba umuntu yadefana akavuga ati naratwise kuko nari nkenye bifite logique? Ntabwo ari byo
ubundi ntabwo byagakwiye, ni nayo mpamvu nishimiye iyi nsanganyamatsiko baduhaye, kuko icya mbere bakwiye tugomba kumuka amaso tukabona amahirwe ari hano hanze, kwihangira imirimo, gukora, kujya mu mashuri y'imyuga. Ntabwo waba ego, hari ababikora kubera ubukene, kandi buri ubukene buzana kwifuza, kutanyurwa. Mbese niyo nyigisho cyane nababwira, bagashaka bakigira mbese kurusha uko yajya yireguza ngo natwaye inda kubera ko ndi umukene. Ntabwo byumvikana. Hari abakobwa tujye twumva bateye inda ngo abahungu barabashukishije amandazi na za bombo. Kuri we iyo ubyumvishe ibintu nk'ibyo, hari umuntu wagutera inda wenda gushukishije irindazi, cyangwa iyo ubyumvishe wumva ibyo bintu bisobanutse? Birababaje cyane, binateye ipfunwe, niko navuga. Ntabwo bikwiriye. Akenshi ubusa ibaze gutwara inda kubera irindazi ry'ijana, ubuzima bw'umuntu. Umuntu niwe ukora amandazi. Rero ndumva ntabwo biri byiza, ntabwo ari urugero rwiza kabisa. Hanyuma kiri kuri uwo mushinga wundi ubona umukobwa w'umunyarwandakazi yagakwiriye kwitwara ate kugira ngo atazajya muri bya bihumbi wavugaga by'abanyarwandakazi batewe inda zitateguwe? Ubundi umukobwa w'umunyarwandakazi akwiye kwifata ate mu gihe atarabona umugabo we bazabana, kwifata ku bigendanye no gukora iyo mibonano mpuzabitsina kugira ngo adatwara za nda zitateguwe? Ukuntu byumva, umukobwa w'umunyarwandakazi aba akwiye kuba ari wa mukobwa uhora yihugura, agasoma ibitabo, akiga neza, agatsinda, kuko buriya iyo wumva ko ufite intego muri wowe ntabwo ujya mu bishuko, nta nubwo bigusanga, bisanga wageze imbere. Kandi ikindi akumvira inama ahabwa, kuko akenshi iyo urebye inyuma niwe usanga wa wundi avuga ngo iyo menye cyagiye iyo menye. Rero ni rwo rugero rwiza. Umukobwa agomba kugira imumbero, kuko iyo ufite imumbero ni nka sevingi, ni gutya wiyima ufite amafaranga, kuko hari ikintu ushaka kugeraho, nabwo niko byakabaye kumera. Ugomba kumva ko imumbero yawe ugomba kuyigeraho, kandi ejo hazaza ntekereza ko hazaza, ariko hazasanga umeze gute. Agomba kuza rero uhagaze neza kugira ukomeze iterambere rizima. Ukurikije wenda abantu bagenda batwara inda, utekereza ko wenda iyo bakora imibonano mpuzabitsina baba babitekereza ko bazatwara inda, cyangwa baba ari imikino nyine, babumva gukora imibonano mpuzabitsina ari imikino? Ntekereza ko muri iki gihe tugezemo, benshi baba bavuga ngo ni fani, ni ukwishimisha, mbese babikora kuko ari ukwishimisha. Rero niyo mpamvu tunabyita inda zitateganyijwe, kuko ntabwo wateganyirije uwo mwana. Rero mbona ari cyo kibazo kinini. Kandi rero kuvuga ubuzima bwawe ngo uri kubukinisha ni ikibazo gikomeye. Nicyo narindaga kugira ngo umukobwa wundi utarashaka umugabo yagakwiriye gukora iyo mibonano mpuzabitsina yishimisha? Oya, ntabwo bikwiriye. Nakwiriye iki? Njye ndi umukristo, nizera Imana, nizera n'ijambo ryayo. Rero atari no kuvuga ngo wenda imyemerere cyangwa iki, nta gaciro karimo. Hanyuma tugana ku musozo wari unabikomeje uravuga ati ngende umukristo muri supernatural, tujya tubona ni irushanwa rikomeye riba ririmo n'abasirimu, kuko abamisi mwese muri n'abasirimu busanzwe bajya bambara n'imyenda rimwe na rimwe ikunze kutavugwaho rumwe, cyangwa abanyarwanda bamwe bakayambara abandi ntibayambare. Ubwo ni aya muyita bikini. Bikini busanzwe ni imyenda ibiciri hajya hejuru, ndabizi urayizi kundusha ko abahungu nta muhungu wambara bikini. Hanyuma muri iryo rushanwa wumva uzakambara neza? Ntabwo nzayambara. Yego, atari no kuvuga gutyo, ni uko hariya harimo imico myinshi, ibihugu bitandukanye. Rero nibaza ko kuba baremeye ko u Rwanda tujyamo, bagomba kubaha umuco wacu,
bagomba kwakira mbese abantu bashyashya baje. Ni nayo mpamvu ntekereza ko byaboroheye kuba baje mu gihugu noneho akabera mu Rwanda rwacu kurusha kujya ko twebwe twajyagayo mbere. Rero tugomba kwigisha nabo kwakira umuco wacu kandi tukazanamo n'udushyereka. Ntabwo ari kuba ari itegeko kwambara bikini twashiraho natwe akandi gashya. nk'akahe buriya Hari made in Rwanda, ahubwo nabwira aba design bagatangira gutekereza undi mwambaro mwiza cyane. hanyuma ujya ukurikirana ibintu by'imyidagaduro cyangwa se ukaryoherwa no kumva zimwe mu ndirimbo z'abahanzi? Ntabwo ari cyane. Niwe muhanzi mu Rwanda ukunda cyane? Wenda reka mbanyuremo abahanzi abakobwa bakunda n'abazi ba Buravan, mukunda ba Buravan, mugakunda ba bande na ba Riderman, se nibo bakunda ubwo? Mugakunda ba Bruce Melody, ba Meddy na ba The Ben, ndabizi ubwo abari crush yanyu niko mukunda kuvuga. Hanyuma muri abo bose nta n'umwe? Oya, ahubwo nkunda ukuntu indirimbo za Samputu ziba zanditse. Nkunda imyandikire yiwe n'amasamba. Nkunda kuri indirimbo zabo ziba zanditse. Hanyuma rero ni iki nkaho uri kwiyamamariza muri Miss Supernatural Nyampinga, cyane ko muvuga ati niba bazaza mu Rwanda byagakwiriye kwemera imico yacu y'Abanyarwanda, ariko ntekereza ko mufite wenda n'intego yo kuvuga ngo igikombe niba ari n'igikombe ikamba rizasigara iwacu mu Rwanda. Niki mubona Abanyarwanda murusha abandi ku buryo twavuga ati twakwizera ko ikamba rizasigara mu Rwanda? Ahanini ntabwo ari icyo tubarusha cyangwa se icyo baturusha, ahubwo nicyo gihe cyiza cy'uko natwe twakwiyerekana ku isi hose, bitewe tukazana ibintu bishyashya mu byari bisanzwe, kuko ibintu ntibihinduka ahubwo nitwe tubihindura. Rero mba numva twazana ibintu bishyashya kandi byanaba byiza ikamba rigumye hano. Ahanini ni ibyo ngibyo, ni ukuzana ibitekerezo bishyashya kurusha ibyari bisanzwe. Muri abakobwa bangahe bo mu Rwanda? Turi 20. Mu bakobwa 20 hari umukobwa urya ukavuga ati umukobwa ashobora kuzarintwara? Hari ugirira ubwoba mbese? Oya, nawe. Hawe wenda ujye unabona ukavuga ati nubwo nanjye ndi kwirukanga ariko umukobwa ashobora kuzarintwara tu? Oya, nawe twese byatubaho kandi ni ikamba twaryambara. Wabyakira utari wewe uritwaye? Byambera umurongo mwiza wo kuba noneho mbonye neza uburyo ndi bushire ku murongo ibitekerezo bya imishinga yanjye. Ubu ngubu ndayikoraho ariko ntabwo iri expose cyane nk'ukuntu naba nyifite nka Miss Supernatural Rwanda. Muri Miss Supernatural muri kumwe n'abantu bafite, niba nabivuga ngo bafite experience mu bintu bigendanye n'amarushanwa y'ubwiza, barimo nka ba Shanita mubanye mute ubu, cyangwa se ntabwo ugiriye ba Shanita wenda akavuga ati ni umukompeta wanjye, sinzi wenda aho muba muri magroup ukuntu muba mubanye mu buzima busanzwe, cyangwa umutinyi uvuga ati Shanita niwe ushobora kuzantwara ikamba, aramutse ritwaye se byo wabyakira gute? Mubanye mute na Shanita? Ntabwo turabana cyane kuko tumaze guhura nka kabiri twese hamwe. Ndumva icyo kibazo wenda nazakigusubiza twabashe nko kujya muri boot camp, kuko niho ubu twahuye muri casting, duhura no muri naho ngaho. Ntabwo rero turabana cyane. Mubonye ate? Ni umunyarwandakazi, bose bazi kubana narabakunze. Kandi nk'uko babivuze harimo benshi babanje cyane muri Miss Rwanda,
uba ubona hari n'ukuntu akwereka akubwira ati humura nta kibazo, bose rero bazi kubana nta kibazo. hanyuma dusoza ni iki musaba abanyarwanda kugira ngo iri kamba rizasigare mu gihugu bibishimira ry'abanyarwanda bose? Ahanini nabivuga muri rusange mu marushanwa y'ubwiza ni uko nabwira abanyarwanda ko ntabwo kuba umuntu ari mu irushanwa ry'ubwiza ari uko yiyumvishe ko ari mwiza kurusha abandi, ahubwo ni umurongo mwiza, ni nka mikoro aba ashaka kuwufata mu ntoki kugira atambutse ubutumwa bwe, yerekane n'uburyo nawe yakubaka igihugu. Rero niba akabifate nk'aho ari uguta umurongo, badushyigikire, bashyigikire amarushanwa y'ubwiza kuko Miss Supranational ni ku isi hose, yaje mu Rwanda, wenda hazaza n'andi. Rero tuba abanyarwandakazi kandi tubikorane umuco wacu, banabishyigikire nk'abanyarwanda. Abahungu natwe muzatwibuke ay'abahungu uzabibabwira abategura n'ay'abakobwa. hanyuma ku mubiri wawe ni ikihe gice ukunda cyane kurenza ikindi ukavuga ati nkunda ukuntu umeze, nkunda gutya ameze kuko nta wundi ALDA uri hariya hanze, rero mvuze ngo ni akawanyu cyangwa kano naba ndi kwicamo uduce nitandukanye. Nkunda ukuntu umeze wese kuko nta wundi ALDA uri hariya hanze umeze nkanjye. mu kurya iyo kurya ukunda kurya ibihe biryo? Ndi umuvegetarian, nkunda ibintu by'imboga n'imbuto cyane. inzoga igiye kunywa inzoga ngo yihe nzoga? Ntabwo nywa inzoga. nta nubwo wigeze ugerageza? Oya. wizera Imana niko watubwiye, usengera muri edini? Muri Zion Temple. icyo ukundira gusengera muri Zion kurenza ahandi? nuko mamenyera Bibiliya cyane kurusha uko menya ibitekerezo gutyo umuntu yigisha ko agendeye ku bitekerezo n'amarangamutima, ariko muri Zion Temple ni mamenyera Bibiliya cyane, nanjye nkaba numva ko mbese banyigisha kwirwanaho nk'umukristo. Zion niyo kwa Gitwaza? Nego Apotre Gitwaza. Mumbabarire ntabwo nayishyizeho Apotre. Hanyuma anuwe murongo muri Bibiliya cyane ugufasha ku buryo uvuga ati nuko ibintu byaba bimeze nabi ukavuga ati uyu murongo niwo ufasha cyane kurenza indi? Nkunda cyane, nkunda inkuru ya Dawidi. Ni inkuru ya Dawidi nayisoma nkayisubiramo, ndayikunda cyane. Utekereza ute kuba umuntu w'umukristo? Bijya bigaragara kenshi abantu b'abakristo biba nk'ikintu gitunguranye kubona umukobwa w'umukristo yatwise kandi adafite umugabo, abantu bakamujugunya akavuga ati yaguye mu byaha, yabaye umunyabyaha cyane. Nawe niko bitekereza? Ubundi umukristo nk'uko Bibiliya bivuga uba umeze nk'icyapa, uba uri hari abantu ni nko kuba icyitegererezo. Rero kandi iyo uri umukristo urumva uba ugendera mu murongo wa Kristo, uba ugomba kuba urugero rw'abandi. Ni akenshi niyo mpamvu bitungurana ugasanga abantu babitinzeho cyane. Umukristo nyine aba agomba kwitwara nk'umukristo, kandi Imana itanga ubwenge, uba ugomba kugenda mu bushake bw'Imana. Aramutse aguye nko muri icyo cyaha wumva wowe umwanzuro ari ukumujugunya? Oya, ntabwo umwanzuro ari ukumujugunya kuko nabwo nawe umujugunya ntabwo waba ubaye umukristo, ahubwo icyiza ni uko wamwigisha mbere y'uko ibyo bibazo byanaba. Akenshi nizerera mu kurinda cyane kurusha kuba ikibazo cyabaye ukajya kugikemura. Hanyuma ufite imyaka ingahe rero? Mfite imyaka 20. Ku myaka 21 nibwo amategeko ateganya ko aribwo umuntu ashobora gushaka. Ubu ntabwo urageze igihe cyo gushaka rero? Yego. Hanyuma nta n'umukunzi ufite ko bisa kose kuko ntabwo urageze igihe cyo gushaka? Yego.
hanyuma nugerera igihe cyo gushaka umukunzi wawe, umuntu mwumva muzakundana azaba yujuje nk'ibiki? ntabyo nuko azaba ari umuntu. abakobwa bajya bavuga ati umusore muremure wenda ufite amatuza manini, usenga, unywa inzoga akageza mu rugero, cyangwa inzoga akavanga n'itabi, cyangwa se utanywa ibyo, weho yaba afitiye imico yahuza n'imico yawe wenda ukunda kuri uwo muntu, cyangwa se n'imyemerere yawe? ngiye kuvuga gutyo naba ngiye kurema umuntu, akenshi unasanga atari nabyo biba. yego, ariko ahanini ni uko twaba twumvikana, anyumva nanjye mwumva, mba numva ibyo bihagije kurusha kureba inyuma, ntabwo njya mbitekerezaho cyane. mu Rwanda hari inkuru mbi zikunze kuvugwayo z'amakimbirane yo mu ngo, aho umugore arwana n'umugabo, hari naho tujya twumva bicanye. ubona amakimbirane yo mu ngo icyo kibazo cyakemuka gite hagati y'abashakanye nubwo wenda utarashaka? icya mbere mba numva ko ubundi gushakana abantu ntago nabivuga cyane kuko simbibamo, ariko uko mbitekereza abantu baba bakwiye kubanza aho kwihutira ku bana babanza bakamenyana, mbese bagatekereza koko ni ngombwa ko bibaho, kuko uba usanga nk'amakimbirane azanywe n'utuntu dutonya twabaye twinshi bikavamo amakimbirane. Ikindi mba numva ahantu hahurira abantu benshi bagakwiye kubitindaho, nko mu rusengero, kandi ababyeyi bakirinda kujya bashwana n'abana babo cyane babireba, kuko nibo ejo bongera bakabisubiramo. rero umugabo aba akwiye gufata inshingano z'akazubahiriza neza, n'umugore akabyubahiriza neza, ntabwo urwo rugo rubamo amakimbirane, bakanasengera urugo rwabo, kuko Imana niyo yubaka mbere y'uko abantu bubaka. hanyuma kimwe mu bitera ayo makimbirane, rimwe na rimwe usanga umuntu avuga ati yanciye inyuma. umugabo wawe nuramuka umushatse akaguca inyuma, bumva wamwihanganira? ntabyo azakora. aramutse ubundi ntabyo azakora, nta n'ibyo natekerezaho ngo mfate umwanzuro, kuko ntabwo bizabaho. wumva ariko ari ikintu kiremereye ko umugabo wawe yaguca inyuma mubana? ntabwo ari byiza. ntabwo ari byiza. hanyuma rero tugana ku musozo, abakukurikiye cyangwa se abashaka kugutora nanone twongere tubisubiremo, baragutora wambaye mu mbavu nimero kangahe, hanyuma bagutora gute? ego, umuntu ushaka kuntora nanamushimira, yajya aho bandikira ubutumwa muri telefone ye, akandikamo 10 akohereza kuri 73333. turashimiye cyane, kandi twizere ko nunatsinda nyine tuzishimira kongera kuguha indi interview. ego, murakoze, nawe ndabashimiye. twizere ko namwe mwari mudukurikiye mumeze neza cyane. twaganiraga cyane n'umukobwa witonda, nyine urumva ko nanjye abanzi muzi ko ari ukuntu ntabwo ari ukumvuga, ariko biba bisaba kugira ngo umuntu agende gake gake itonde, uvugisha umwana w'abandi neza, utamukanga ugasanga bigukozeho. naho ubundi njye nitwa Didas Niyibizi, tubibutsa ko turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kugira ngo video zizajye zikugeraho. ikindi kandi nkuko yabivuze, please tumutore, tumushyigikire, kandi natwe duterwa ishema nuko iryo kamba ryasigara mu Rwanda, nkuko tujya twegukana Tour du Rwanda y'amagare, abanyamahanga bakashaka n'uburyo bayikozaho imitwe y'intoki bikanga. twizere rero ko muramushyigikira, ni ukumutora ku mbavu yambaye 10, bivuga ko ujya hahandi nyine ukuntu babatora byose, agatora nimero 10 akaba aguhaye amahirwe. tugushimire cyane. nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. turabakunda.